Muraho neza inshuti bavandimwe, uyu munsi tugiye gukomerezaho igitabo cy'umubwiriza tureba incamake zigize iki gitabo, tureba muri makeya biri muri iki gitabo. Kenshi cyifashishwa n'abavuga ko nta Mana ibaho, ubundi kigaragaza ishusho nziza y'umugereki w'umunyabwenge bw'isi kuruta uko gishushanya ubwenge bwo kumenya Imana. Ariko imvugo nk'izo zibuzemo inshinga munsi y'ijuru. Umwanditsi avuga ko ibyo umuntu ageraho byo atari Imana, ibyo umuntu ageraho byose atari Imana ibimuhaye ari ubusa, ari igihe n'umwete bipfuye ubusa. Mu gihe ibisobanuro atanga bivuga ko ingorane ariho umuntu ayoborwa mu kwishimira ubuzima bwe, kuko ubuzima ari impano Imana itanga. Kandi umwanditsi asoza atanga ubutumwa ko buri muntu akwiye kubaha Imana no gukomeza amategeko ye, kuko ari we uzahana ababi akagororera abeza. Umwanditsi yiyita umubwiriza, mwene Dawidi umwami w'i Yerusalemu. Byagaragaye ko byanditswe na Salomo amaze gusaza, asubiza amaso inyuma mu masomo yakuye mu buzima. Salomo nk'umuntu ukomeye, umutunzi, umunyabwenge, yari mu mwanya wo kuba yakwiga kumenya nk'uko igitabo cye kibyifuza. Nyuma y'ijambo rigufi ry'iriburiro, umubwiriza akomeza avuga ubushakashatsi bwe ku bintu bitandukanye by'ubuzima, ubumenyi. Hariya mu gice cya mbere guhera ku murongo wa 3 bizagenda ukageza no ku gice cya 11. Ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'isi. Kuva ku murongo ku gice cya mbere kugenda guhera ku murongo wa 12 gukomeza. Ibinezeza, gukora no gutunga ibintu, ibitera urupfu, idini, ubukungu, ibyo byose tubisanga muri iki gitabo, n'imyifatire myiza. Iki gitabo uko kingana gihishurwa ibanga ry'ubuzima, gucika intege, gihishura ibanga ry'ubuzima, gucika intege, kugubwa nabi, ariko ahamagarira abantu kuba munsi y'ubutware bw'Imana, kuyiringira no kuyizera, biganisha ku bwenge no kugira ubuzima bwo kunyurwa. Murakoze cyane. Incamake z'icyo gitabo turumva ari izo. Tuzakomerezaho n'igitabo cy'indirimbo za Salomo.